abandi ahubwo niyo twiboneye. Rero inshuro nyinshi umuntu ajya avuga Imana yumvise, iyo uvuga Imana yumvise ntabwo ikuryohera, nta nubwo ikora, ahubwo iyo uvuze Imana we wiboneye n'amaso yawe urayumva neza, ukayivuga neza kandi ikongera igakora. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hanyuma abwira Yerusalemu, Yesu ashimwe cyane, ngo yewe Yerusalemu shyize abarinzi ku nkike zawe ntibazaceceka. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo mbwire umuntu wese hariho uburinzi. Kubashumba bahamagawe bafite uburinzi, kubahanuzi bahanura neza rwose batabibeshya bataryarya badahanura kubera inyungu zabo bafite, hariho uburinzi. Buri kintu cyose ukora Imana igifitemo inyungu ufite uburinzi. Amen. Ndagira ngo nkubwire nkumurize umuntu wari utewe ubwoba n'ibihe ko hari uburinzi Imana yamushyizeho. Aravuga ngo shize abarinzi ku nkike ntabwo bazaceceka. Aravuga ngo yemwe abibutse Uwiteka ntimugahweme, mujye musenga kugeza i Yerusalemu hahindukiye iki amashini. Ngombwa ngo ukwiye gusenga icica abantu bageramwo hagati bari hafi gusingira amasezerano. Imana himbazwe cyane. Bakumva ko bananiwe bagasubira inyuma, ariko ijambo riravuga ngo ntimugatuze. Yego. Haleluya. Ijambo ryitwa kudatuza ntabwo ushyiramo n'umwanya, ntabwo urambirwa, urakora urirukanka kugeza ngo igihe Yerusalemu hahindukiye iki amashimwe. Biravuga ngo senga usengera icyifuzo kugeza igihe gisubirijwe. Dore gitumye abantu badasubizwa, barananirwa, baravuga ngo iki nticyashoboka. Urase ko Debora kiriya kitashobotse, igihe cyashoboka we cyashoboka. Icyo Imana igusaba ni ukudatuza. Rero abantu batuje bari mu bidafite umumaro. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Nk'uko mubibona kuri kamera zacu turi kumwe n'umutumirwa, n'ubwa mbere tubanye, reka tumusabe kugira ngo abasuhuze. Yesu ashimwe cyane, ndabashuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Amen. Reka twibwire rero. Nitwa Mukamutesi Atanazi, ariko ku mazina yasanzwe nitwa Mama Debora. Ariko hari umuntu utanzi muri YouTube. Mama Debora, nge hari ikintu buraki kiba cyanansekeje. Nza muri YouTube bwa mbere, niwe muntu twahuye bwa mbere. Turaganira, dukorana umurimo w'Imana, ariko n'ubwa mbere nkwakire ku Imana irahari. Aho wibaze nyine. Kuko bye byaragenze bite. Ese umuntu ntibagirwa vuba? None habayeho. Ariko nta rwango rwari ruhari. Uranyibagirwa. Oya. Ariko nicyo gihe nta rundi rubanza. Mbere y'igihe si igihe nanone. Reka ngusabe kugira ngo ubanze usenge Imana ubundi ntudutangire ikiganiro cyacu. Mana yacu mu izina rya Yesu, uri Imana yo kwisegwa no kuringirwa, uri Imfura mu bazutse, uri inyangamugayo, mavi yose napfukamire, indimi zaturekura uwera. Mugizi wa neza turagushimiye, ineza yawe twarayibonye umunsi ku munsi, we ntujye uhemuka kandi waturanyije mu izina rya Yesu bana nawe. Turasengera uyu mwanya tugoye karibu n'ikaze, ngo ube hagati muri twebwe, ibyo tugiye kuvuga ureke bigira umumaro benshi bazatwumva, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Nazareti. Amen. Amen. Urakoze cyane ku isengesho ryiza uduhaye Mama Debora. Njya ngira ikibazo hano muri social media, nkibaza impamvu abantu akenshi bazamo bigaragara ko ari abanyamwuka, ariko bidatinze gatoya bagahita bangirika, cyane cyane abahanuzi kazi. Ariko wowe wabishoboje iki koko? Imyaka umazemo nta wishaka kumbeshya, hagiye ubwira ijambo umuntu akishyira hejuru kandi bitari byo. Ariko icyo navuga niko hari igihe rimwe na rimwe ugira mu kibuga, si igitangaza ko umukinnyi yagira mu kibuga agakora cyane irangiza akananirwa akagira impumuro, bikaba ngombwa ko ananirwa. Rege rero uza cyane ugakora cyane hanyuma ukananirwa. Niyo mpamvu navuze ngo iyo utinze imbere y'abantu ukora amakosa. Ikintu igihe cyanshoboza oke, simvuze ko ndi umuntu uhambaye, si uko yenda nyimazemo imyaka itari mike, nabwo ndashima Imana. Ahubwo niko ngira n'inshingano nyinshi, ngira abana, ngira urubyaro, mfite inshingano nyinshi. Rero hari igihe mureka muri tube n'igihe ntayibonekamo. None se tuvuge ko aho abandi bananiriwe wowe utigeze uhagera, iriya mitego yashibukanye abantu benshi, we nta yakugezeho? Imitego yose yashibukanye abantu benshi. Yiheze nyine mu rugero nta mu diaspora uraguhamagara kubwire ngo video call?
rega biterwa n'impamvu biterwa n'impamvu ushobora kumuha umwanya wawe ushobora no kutamuha umwanya ubwo rero abamuha umwanya ni uburenganzira bwo bafite impamvu wawumuha cyangwa se nanjye akaba yaraje njye simuha umwanya ahubwo ikibazo ibyo tuvuga nibyo inkoni twicira nizo twikubitisha. Yego ntabwo turi buze gutinda ku bandi bantu ahubwo reka twigire ku cyatuzanye ari cyo cyo kubaka umurimo w'Imana. Uyu munsi twari tuzi amadini makeya gusa yafunzwe ariko mu nyuma tugenda tubona yandi agenda afungwa. Ese koko ko hari abantu benshi bari kuvuga bati ibi bintu baratubeshye reka tubivemo ibyo guterana tubireke. Hari abantu benshi batagiterana mu by'ukuri niko byagakwiye kugenda nyine turi mu gihe cyo kugira ngo noneho abantu babireke koko babivemo. Ntabwo ariko bikwiye. Ntekereza ko uwavuga ngo yabivamo ni nk'awa muntu ubaza ibyazi. Hari amatorero agihari nabwo niba umuntu asenga agomba kujya gusenga sibyo se kandi ndibaza ko nta muntu wabura hateranira sibyo. Kuri YouTube hano turimo tuvuga ijambo ry'Imana, kuri radio ijambo ry'Imana riravugwa, ku mateleviziyo ijambo ry'Imana riravugwa, turashima Imana yazanye iterambere. Ntekereza ko uko bwije uko bukimya uko ugenda isimburana niko iterambere rigenda ryaguka. Rero ndatekereza ko ubwo umuntu wavuga ngo abivuyemo ntabwo yarabirimo. Ntabwo yararimo. Bishatse kuvuga ngo ni igihe noneho hari igihe Imana ajyaga ivuga ngo ibiri mu mabanga bigiye kujya ku karubanda ubu ni igihe cyo gutwikururwa. Yego navuga ko ari igihe cy'umunzani cyari rya jambo Imana yabwiye Gideon manuka mugeragereza ingabo. N'igihe rero umuntu agera ku munzani umurokora akagera ku munzani ntamenye ko ari umunzani yagezeho ahubwo ugasanga umunzani arashaka kutawicaraho ngo uhame ibiro bipimike ugasanga arirwaniriye. Ariko mu by'ukuri nto twe dukwiye no kwamaza ubutumwa bwiza sibyo mu bishoboka n'ibidashoboka. Imvura yaguye izuba ryaguye wariye utariye Yesu agomba kuba mu kanwa kawe kamwamamaza bitewe nuko yaguhamagaye. Bakunzi bacu uyu turi kumwe ni Mama Deborah n'umuhanuzi n'umukozi w'Imana n'umunyamasengesho. Niyo mpamvu murumva ko afite umurongo afite linye dutangirana iki kiganiro kandi tuze kugisozanya. Turabaha nimero ye kugira ngo azajye abafasha gusenga Imana. Numwe mu bantu baradusengeye Imana ihindura ibintu byinshi. Imana itanga gakondo, Imana itanga ubuzima, itanga imbaraga, abantu barabyara. Uyu ni Mama Deborah. Niyo mpamvu nifuje uyu munsi numvaga ngomba kuganira nawe byanga bikunda ariko ndi gushyuhaguzwa. Reka abanze atugezeho ubutumwa Imana yamuhaye kutugezaho kuko nkunda ubutumwa Imana imucishamo cyangwa se iby'Imana imutuma. Hari igihe ukurikirana umuvuga butumwa ukumva mu by'ukuri wakomeza kumwumva. Tuguhaye ikaze rero kugira utugezeho message Imana yaguhaye kutugeza. Yego Imana iguha umugisha. Hari akantu nari ngiye kuvuga kugira ngo ntaza kukibagirwa tugiye mu bindi. Hari ibintu nabonye sinibuze kuvuga amazina y'abantu babivuze. Hari igihe rimwe na rimwe izuba rishobora gucana ukumva ko ritazazima. Ngira ngo bafunga isengero twabonye abantu bavuga amagambo menshi bacyurira abashumba Imana idukishije ibisambo. Ndagira ngo mbasubize iri jambo kuko urivuze ryababaza umuntu n'Imana ariko ryababaza kuko ushaka kuvuga ikintu ngira ngo nsubize umuntu uvuga ngo umuntu wakoreye Imana wese uw'Imana yahamagaye ikamutoranya ntabwo yabura uko bigenza sibyo. Hari abantu bavuze muri bino bihe rero bavugana amagambo y'ubwibone ntabwo ari ibisambo. Iyo Imana yaguhamagaye ufite uko izakubesha pfa kuba gusa yaraguhamagaye. Rero ndagira ngo mbwire abantu Imana ntabwo yabura inzira nyinshi irazifite yacamije gutabara umuntu wayo. Rero ndagira ngo mbwire umuntu wese wahamagawe n'Imana akaba azi neza ko yahamagawe n'Imana, Imana izabana nawe. Ntabwo izabura uko bigenza, ntabwo azicwa n'inzara, ntabwo azambara ubusa, ntabwo urubyaro rwe ruzasabiriza nk'uko ijambo ribivuga. Icy'Imana yanditse ku buzima bw'umuntu yaracyanditse kandi ntabwo izakireka kutagikora. Icyo yagambirira gisohoza. Rero ndagira ngo mbwire abantu ahubwo abarokore twitware neza muri kino kibuga. Tuvuga Imana iturimo ijambo rivuga ngo nimwivanga mu byanyu ngenza zinivange mu byanyu. Twivange mu byayo tunyurwe n'icyo dufite. Iby'Imana iguhaye uwo munsi unyurwe nabyo. Ushima mu bitoya ushime no mu byinshi. Imana izabana nawe. Imana ibaha umugisha bagirire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice ni 32 na 2 murongo wa 6. Nago ndi butinde turaza kugera kwa 8. Yemwe Yerusalemu nshyize abarinzi ku nkike zawe ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Yemwe abibutse Uwiteka Imana ishimwe cyane. Ntimugatuze kandi ntimukahwemere kugeza ubwo
azakomeza i Yerusalemu akahindura ishimwe mu isi. Reka nsome n'uwo 8. Havuga ngo Uwiteka yarahiriye ukuboko kwe kw'iburyo n'ukuboko kw'imbaraga ze ati ni ukuri sinzongera guha abanzi bawe amasaka yawe ngo bayaye, n'abanyamahanga ntibazakunywera vino waruhiye. Twakira ijambo ry'Imana. Ni ijambo ryamfashije nubwo tuba turi kuri YouTube, yego si byiza uko tubwiriza kuri YouTube, sinako twabwiriza no mu rusengero, ariko nzi neza ko wabwiriza mu rusengero no kuri YouTube yafashwa, kandi umuntu wese agiye yakira ibihagezemo. Buriya umuntu wese ibihugezemo jya ubyakira. Niba ari ibihe by'imvura wifubika ariko imvura ntitume udakora, niba ari ibihe by'izuba wambara ihwanye n'izuba ariko ntibitume utagera ku ntego. Iri ni ijambo ry'Imana ry'umukozi w'Imana witwa Yesaya yarahanuye, ahanurira ubwoko bw'Imana. Birashoboka muri iryo jambo cyangwa ubwo buhanuzi bwari buje, birashoboka ko bari mu bihe bigoye, bari mu bihe bikomeye, ariko nkuzani ijambo ry'Imana rivuga ngo hari Imana ihindura ibihe. Hari Imana ihindura ibihe, ni ukuri irahari ihindura ibihe. Kandi iyo tuvuga ntabwo ariyo twumvanye abandi, ahubwo niyo twiboneye. Rero inshuro nyinshi umuntu ajya avuga Imana yumvise, iyo uvuga Imana yumvise ntabwo ikuryohera, nta nubwo ikora, ahubwo iyo uvuze Imana we wiboneye n'amaso yawe urayumva neza, ukayivuga neza, kandi ikongera igakora. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hanyuma abwira i Yerusalemu, Yesu ashimwe cyane, avuga ngo yewe Yerusalemu shyize abarinzi ku nkike zawe ntibazaceceka. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo mbwire umuntu wese hariho uburinzi. Kubashumba bahamagawe bafite uburinzi, kubahanuzi bahanura neza rwose batabibeshya bataryarya badahanura kubera inyungu zabo bafite, hariho uburinzi. Buri kintu cyose ukora Imana igifitemo inyungu ufite uburinzi. Ndagira ngo nkubwire mpumurize umuntu wari utewe ubwoba n'ibihe ko hari uburinzi Imana yamushyizeho. Aravuga ngo shize abarinzi ku nkike ntabwo bazaceceka. Aravuga ngo yemwe abibutse Uwiteka ntimugahweme, mujye musenga kugeza i Yerusalemu hahindukiye iki amashimwe. Ndavuga ngo ukwiye gusenga icica abantu bageramwo hagati bari hafi gusingira amasezerano. Imana himbazwe cyane. Bakumva ko bananiwe bagasubira inyuma, ariko ijambo riravuga ngo ntimugatuze. Yego, haleluya. Ijambo ryitwa kudatuza ntabwo ushyiramo n'umwanya, ntabwo urambirwa, urakora urirukanga kugeza ngo igihe Yerusalemu hahindukiye iki amashimwe. Biravuga ngo senga, usengera icyifuzo kugeza igihe gisubirijwe. Dore gitumye abantu badasubizwa, barananirwa, baravuga ngo iki nticyashoboka. Urase ko Debora kiriya kitashobotse, igihe cyashoboka we cyashoboka. Icyo Imana igusaba ni ukudatuza. Rero abantu batuje bari mu bidafite umumaro, ariko ijambo rirambwiye ngo ntugatuze igihe Yerusalemu hadahindukiye iki hahindukiye iki amashimwe. Ujye usenga kugeza igihe icyifuzo ufite gisubizwe. Mu gihe utari wasubizwa ntugatuze. Ndabeshya mama? Ntugatuze. Mu gihe wumva hari ikintu ushaka gusenga ntugatuze. Usenga utiteye ku majwi aguca intege, utiteye ko hari abaguhinyura, utiteye ko hari abagusuzugura, utiteye ko hari abakurebera. Buri hari umuntu, hari n'abantu barebera umuntu muri kavukire ye, kavuga turiya nta kiza cyamugeraho, ariko nagiye nkubwire ngo gusenga kujya guhindura ibintu. Haleluya. Hari Imana ihindura ibintu, hari Imana itarya ruswa, hari Imana itumva amabwire. Imana nyamana icyo tuyikunda niko utajya wumva amabwire. Buriya yamanutse kugutabara ntawavuga ngo uvuka kure, yamanutse kuntabara nayisenze ikanyumva ntatuje, ntabwo yarebe kuvuga ngo iriya sura ntabwo nayifasha. Yemwe abibutse Uwiteka nimugahweme. Arangije avuga ngo kandi nshyize abarinzi imbere yawe. Haleluya. Amen. Ntabwo bazaceceka. Ishyize uburinzi ku buzima bwawe. Hari ukurindwa mu gusenga Imana. Ijambo rya 8, Uwiteka yarahiye ukuboko kwe kw'iburyo n'ukuboko kw'imbaraga ze, ni ukuri sinzongera guha abanzi bawe. Imana ishimwe. Amen. Uzi ko hari igihe abantu bakugiraho ijambo Imana igaceceka. Igaceceka rwose nk'uko wavuga ati idukijije ibisambo, birabyara ibisambo. Hari n'umuntu uvuga ngo byari ibisambo, uwo muntu wabivuze ntabwo nshaka kumuvuga, ariko ubona ko ari we gisambo utanamwiba. Ko ntiwamwiba, kuko ni we gisambo ntiwamwe sinshatse kumuvuga, ariko akirengagiza ko ibyo avuze hari Imana mu ijuru. Ndagira ngo hari amagambo ajya avugwa bakababaza Imana, kandi hari n'igituma Imana ikora. Yesu ashimwe cyane. Iyo wakoreye Imana neza Imana irakora. Aba ngo ntabwo nzongera kuguha. Uwiteka yarahiriye ukuboko kwe kw'iburyo n'ukuboko kw'imbaraga ze, ni ukuri sinzongera guha abanzi bawe amasaka ngo yawe ngo bayaye, n'abanyamahanga ntibazakunywera vino waruhiye. Yesu ashimwe cyane. Ntibazongera mama, ntibazongera papa, ntibazongera wa mukobwa we, ntibazongera wa musore we. Nje kukubwira ihumure, ngiye ntanga ihumure mu kanwa kanjye. Habamwe ihumure kuko nabonye ihumure. Umuntu atanga icyo afite,
mwihumure intambara ari nyinshi imvura yagwikiriza umunsi ukavuga ngo urarya gute ngo wihumure kuko naribonye Yesu ashimwe cyane ntabwo Imana izongera kuguha abanzi bawe hari igihe abanzi baza bakagufataho ijambo abarozi bakagufataho ijambo abashaka abo mutangana abadakwiye no kugufataho ijambo igihe kikagera bakagufataho ijambo ariko hari Imana ihindura ibihe Imana ihindura ibihe byawe Imana ikugirire neza Imana ikwiteho icyo wifuza ku Mana ugikora wa mukobwa niba ushaka gusenga Imana higira uguca intege mu byo uri mukora senga kugeza igihe icyifuzo gisubirijwe kuko hari Imana ihindura wa mugabo niba ushaka ishimwe senga kugeza igihe Imana itanze umugisha wa mubyeyi we senga kugeza iki icyifuzo ufite gisubirijwe turashima Imana twarasenze tubona Imana twasenze ntitwaseba kandi byari kudusebya byari bihari ariko dusenze ntitwaseba abavuze ya mbere bavugana ya kabiri nge nemera ko wavuze amagambo ya mbere yaza akavugana ya kabiri hari Imana ihindura ibihe rero dusenge ko gucika intege ngo ibintu byananiranye ngo isengero ngo bazifunze ngo no birabisambiraza kujya gute oya ahubwo ni huzarya jya watura aho ibintu bidashoboka hari rimwe na rimwe Yesu yavuze ngo mbahaye ubutwari n'ubushobozi bwo kanagira inzoka na scorpion nabonye umuroko adakoresha ubutwari afite kandi muri we harimo ubutunzi Yesu ashimwe cyane muri we harimo ubutunzi wowe ni wowe ukwiye kwatura ukavuga ngo nzabaho mu gihe abandi barirenge nzabaho Yesu ashimwe cyane mu gihe abandi basakuza barangaye nzabaho wowe ni wowe ugomba kwatura Imana nuyifata nk'inyantege nkeya izakuye inyantege nkeya ariko nufata Imana nk'inyembaraga izaza ari inyembaraga ku buzima bwawe Imana ihimbazwe kandi Imana ishimwe rero usenga kugeza igihe amashimwe abonekeye Imana ibaha umugisha urakoze cyane ni ukuri amashimwe cyangwa se kwikomeza kutarebera ku bandi hari umuntu wigeze umbwira ngo iyo ushaka kumenya imbaraga z'Imana ntuzirebera mu byo yakoreye abandi cyangwa mu mashimwe y'undi muntu ngo ahubwo ureba ibyawe yagukoreye mu gihe cyarangiye kuko uyu nguyu ushobora kuba yaramuhaye etaje ariko wowe umwaka washize wararwaye ukagera muri koma ukava muri koma ukaba muzima ni ukuvuga ngo ugomba guha agaciro ya koma wabayemo ntabwo waha agaciro ya etaje yahawe undi muntu ni byiza rero ko abantu bireberamo Imana bakayibonamo bakurikije iby'Imana yageze gute yabakoreye hari igihe rero bijya biba ngombwa ko umuntu acitse intege kubera yenda uwamusengeraga kuko nzi abantu benshi bavuga ngo runaka araguye ati ngewe rwose nanjye ibintu mbivuyemo rimwe na rimwe ukanumva baravuze ngo Imana ishobora kubona umuntu ngo agiye kugwa ngo igahitamo kumucyura kugira atazagusha abandi nibyo kugwa Imana ngo ishoboye kubona umuntu wabwirije abantu benshi agiye kugwa igahitamo kumucyura kugira ngo abo yabwirije batazagwa oya rega burya kugushwa n'umuntu ibyo si ikibazo umuntu apfa igihe cyageze Pascal ntago giye naba nakoze amahano ngo kubera yuko ngo Imana ngo reka inyice ngo kugira ngo Pascal atazagwa Imana ihora ari Imana yebyo ntago tubyumva kimwe nge ntekereza ko kugwa se kugwa rega jambo yavuze ngo shize inzira ebyiri iyo ushaka ubu ari inyura yego sibye Imana yaduha ubwenge ngo tubukoreshe iduha n'ubushobozi rwose uriya hari ibintu Imana ikwenda nawe hari n'akazi kawe ukora Pascal Imana niba iguha amafaranga ni uribwiriza ujye muri ayo matasi ujye guhaha batekurye Imana ni icyo yakoze yaguhaye amafaranga ariko icyo yakoze ntabwo iri bugutegeka ibyo ushaka kurya uko yaguhaye ufite ubushobozi ufite amafaranga mu ntoki zawe ibyo kurya niwo bishaka rero hari akazi k'Imana n'akazi kacu kumva rero kumenya agakiza reka tubwire abantu twababwirije ubutumwa bwo kubahendahenda ntumubwire ko uyu munsi uzanywa amata ejo ukarya amagufwa ntumubwire ko ejo ushobora kurya ugahaga ariko ejo ntuhaga ntumubwire ko ejo ushobora kwambara ariko ejo ukambara ubusa ibyo bihe byose bigomba gusimbura ahubwo tubwire umuntu yishingira kuri icyo ko runaka yaguye ngo nawe uzagwa wowe uyuza Imana yawe niho ndavuze ngo abantu bazi Imana yabo abo bazakomera nibamara gukomera bakora iby'ubutwari ni ukuri iyo uzi Imana rero ntago wagwa kuko runaka yaguye sibyo hari ikintu bita imivumo ugasanga umuntu aririrwa avuma umuntu haba mu butayu haba mu masengesho ye ya nijoro aririrwa avuga ngo runaka ntakagire icyo ageraho yenda waranamukoshereje cyangwa se yenda yatekereje ko wamukoshereje mu by'ukuri iyo mivumo ishobora gufata uwo muntu ntabwo izi yari kudufata uzi badusengeye nabi uzaduhanuriye imivumo ntago muvumo w'umwana w'umuntu ntago wagufata sibyo hari Imana ivumura wowe gukora ibyiza ahubwo wakora iby'ubupfapfa kandi ijambo rivuga ngo icyuya nicyo usarura ahubwo wowe ibi by'ubutindi usarura ubutindi ahubwo wa wundi urimo umusabira imigisha rero ntabwo n'ijambo rivuga ngo iki musho hari ijambo rivuga ngo
yaravuze ngo umuvumo utariho urubanza ngo sinzi uko iryo jambo rivuga. Yego. Umuvumo utariho urubanza ushibuka nisinzi umushibuka ushibukana nyine sinzi uko iryo jambo rivuga. Ariko mu by'ukuri uyenda ubwo ushaka kuryumva araryumva. Nta imivumo rwose iyo baza kumvuma mba narapfuye. Ni ukuri. Ariko imivumo ibaho. Ibaho. Ariko ari ukwivumura. Yego. Parce que wansengera ukajya mu toka nsenya kwa mugani ngurana zise ko nsigaye numva ikintu twagiye abarokore twarafashe umwanya ntitwasenga tugafata umwanya ngo baziritse ibyanyu wese. Erega abarokore nibo bambere babarozi. Hari imana kuko buriya n'uburozi ahubwo ndetse bunakomeye. Ngiye kubwanjye ngiye mbivuze nkanjye navuze nkuntu. Sinatinda umuntu avuze ngo agiye kunsengera ku musozi ngo azirike ibyanjye. Nemera ko nabanye n'Imana neza yageza ku ntego. Isezeranye gasohoza. Kwizera kwa. Ntago rero giye ibyo by'imivumo by'iki byose twavutse koko muri karande ko twarakijijwe turazikubita. Ntago imiryango yacu yashakaga twagezemo turashaka. Twabaye mu miryango ivuka abakobwa akajya gushaka ari uko babyariye iwabo. Ntago twe twigeze tubyarira iwacu. Tukimara kumenya Yesu. Tukimara tukamwakira akatwera icyaremwe tukaba icyaremwe gishya. Nta rubanza twigeze tugirana n'Uwiteka. Icyambere tubwira abantu basenge bo gutinda muri ibyo. Bareke abantu bakuri by'ubupfa. Bo barebe. Ntago tugiye kubona ku misozi ugasanga baziritse udupfundo ugasanga ngo runaka na runaka n'ukuri. Kandi wamureba ugasanga n'umutindo wo kubabarirwa. Rero ibyo ngibyo iyo mivumo ntago duteye ubwoba iyo twiringiye n'umukozi w'umuhanga. Upfa kuba gusukura ibyo Imana ishaka. Imana igendana nawe. Urakoze cyane. Umuntu ashoboye kwifuza gusengana nawe cyangwa se kuvugana nawe. Nyemerera utamutse nimero za telefone nurangiza wongere kandi uduhereze isengesho. Yewe ndi umuntu ugira inama kuruta uko nkurira ibindi byose. Kuko inama ni nziza. Rero Yesu abaho umugisha. Telefone nkoresha kuri WhatsApp ni 0783881927. Yesu abaho umugisha. Karibu nisengesho. Turagushimye mukunzi mwiza nshuti yabera uri byiringiro bidakoze isoni. Haleluya. Turagushimye ko twageze mu gikombe ba kukagihindura amasoko tuguhaye icyubahiro. Uri Imana y'amahoro. Turasengera buri muntu wese uzumva rino jambo ndetse n'ibindi byose twavuze. Reka mwami ntagire ikintu kimutera ubwoba. Ushobora kuba yakumva rino jambo arwaye kwa muganga yakire gukira kuko radukishije turabibona. Ashobora kuba ari mu buzima budasobanutse yabuze inzira umucira inzira kuko ushoboye byose. Uri Imana itajya yumva amabwire kandi ugiye gukora mwami Imana nta wakubaza ngo kuko ukoze kiriya ahubwo ukora kuko ubishaka. Yobo navuze ijambo rikomeye avuga ngo igira icyo yitumye ndi wabasha kwivuguruza. Ikora icyo umutima wawe ushaka. Ukora icyo umutima wawe ushaka urengera abakobwa urengera abasore urengera abagabo ndetse mwami Imana n'abadamu urengera igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'indi bihugu bitandukanye. Isi yose ikumenye uko ushoboye byose. Urakoze turagushimye ko uje gukora imirimo n'ibitangaza ahari umwijima wahinduye umucyo hatari inzira uciye inzira mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo Nazareti. Amen. Amen. Shalom.